wifotoje na Snap. Hanyuma uwo mutipe ararebye kwa kundi postinga aravuze ati uyu mwana wamwe uretse no ayareba akabona abantu ratwika akava yo hirya akavuga ati ngomba kugushaka mwahura akavuga ati baraguhinduye se ni wowe nabonaga si wowe ubwo wumva Snap uko kwikora neza akari ibyo bya Snap umuhungu usenga akennye noneho n'umuhungu udasenga ariko afite amafaranga bombi bakaza kukurambagiza kandi bafite urukundo wahitamo wowe kandi bafite urukundo umwe ntasenga ariko afite amafaranga undi ntasenga ubwo kuruhe rugero donc nyine ibintu by'Imana akubwira ati ibyo bintu nobwira nk'ibintu nyine yaba akora ewana iyo umuntu adakijijwe se ntubyumva hari ukuntu umuntu aba adakijijwe ariko ari ingeso nziza gusa umuntu udakijijwe ari ingeso nziza no kuvuga abaho umuntu akaba atajya mu rusengero nk'abantu bavuga ngo ngiye sinatanga icya 10 urumva ahubwo ngo nagenda nkareba abantu bo ku muhanda nkabafasha urumva ibintu nk'ibyo oya ni wa mungu umupagani mu mabuwate ajyayo ibintu byose we ariko afite uburyo yabonye amafaranga noneho akaba n'undi usenga ewana buri munsi asenga nta kintu agira wahitamo uwuhe muhungu muri abo bombi sha nyine nanjye hari igihe ndeba nkavuga mana yanjye ko ndabizagorana urumva ariko nanone bitumenya ko ntagari bose wenda uri kumwe na sheri wawe wenda akorera amafaranga make ariko uramukunda noneho hakaza umuntu akaguha miliyoni 10 ngo umuce inyuma rimwe ntago wabikora ndi umugore cyangwa umukobwa uri umukobwa ndi umukobwa Konfia bitekereze neza kambwire Maskovia impamvu ngewe mwemera nk'intwari umuntu wagiye mu Burusiya bagitangira bino by'imirwano ajya gukora y'amakuru burya abagore hari abantu bavuga ngo ntibashoboye ariko baba ari ukubeshya hanyuma numwe mu banyamakuru bakunzwe sibyo nawe ujye ubibona cyane hari akantu rero aheruka kuvuga aravuga ati mu rusengero wambwiye ko usenga sibyo hari ukuntu umukobwa aza akareba hano hanze akavuga ati ibi bintu ntibyazavamo abahungu ndi kubona hano hanze nakasa mutwe ntibyazavamo akaza mu rusengero cyangwa se akaba ari umuhungu cyangwa umukobwa hanyuma yaza ewan cyagiye kuramya no guhimbaza agahimbaza ukabona ni sawa donc gutura imyambarire ukabona nyine bya bintu bigaragara inyuma ameze neza hanyuma rero yatanze urugero aravuga ngo hari uwo hari umundi muhungu nyine wabonye umukobwa umeze gutyo aravuga ati ariko watwara uyu mukobwa nawe aravuga ati cyari cyanzanye n'icyo hanyuma barabana ngo bakibana uwo munsi ngo yahise akura ivide icupa ry'ivide igitana aravuga ati burya naruye hanyuma Konfia uwo nk'umukobwa w'umukristo ni cye kintu cyangwa ibimenyetso bishobora kukwereka neza ko uyu muhungu adashobora kuba yiyoberanya cyangwa umukobwa adashobora kuba yiyoberanya mu rusengero nge rero nk'umuntu nyine w'umukristo shanga uyu mukobwa kari kumunyereka nyine ngo mva ngo twarahuye umva ngo shango nzi ngo ni inzobe ndabona se mwahuriye nyine ko mbamo umukobwa yifotoje Snap hari ukuntu Snap kabisa iguha ruku ya danje noneho wowe ngo ukareba noneho wowe ubwawe na ya foto ya Snap ukabona biratandukanye urumva ibyo bidashobora kwangiza ubwonko ari ibyo bya depression byo uhuye n'uwo musore waje yiyoberanya nka kuriya akaza yiyoberanya akigira imwana mwiza akaba rwose ku cyumweru mu materaniro gutura ukabona ni sawa hanyuma ukamugwaho nk'uko mukabana usanze ameze gutyo ugasanga mukimara gukora ubukwe uwo munsi akarara nko mu kabari wabyitwaramo gute nk'umukobwa w'umukristo nyine noneho hari imvugo ziriho ubu abantu bari kuvuga ko umusore udafite amafaranga nta n'urukundo ngo ntiyagombye no kugira urukundo wowe byumva gute urukundo ruhuza gute n'amafaranga so rero ikintu cya mbere ako ushobora rw'iminsi wanza wa mugani wa rwara rwamitse marinete
gute se ko usigaye ubona usigaye ubona atari impumyi utakiri impumyi nka kera nka gute nyine usanga ako se tuvugisha ukuri ni nk'akayi kantu cyangwa n'ibihe bihe wanyuzemo wenda mu rukundo ujya wibuka bikakubabaza ukavuga uti urukundo birisereka nkubwire ndabashimiye kandi ndabasuhuje inshuti tubana hano umunsi ku wundi aho muherereye ku isi hose mugira amahoro n'imigisha biva ku Mana ishobora byose. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ntibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana na mahitamo atari mabi kubana natwe. Reka nsuhuze abantu bari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, y'Uburasirazuba n'Iburengerazuba. Mugubwe neza mu byo mukora, Imana ibaha umugisha. Reka nsuhuze kandi abarundi n'abarundikazi, mukomere cyane, ndabakunda n'ukuri, muri mu bantu mutwereka ko ibintu byacu bikurikira cyane, namwe Imana ibaha umugisha. Abari hano muri Afurika, aho waba uri hose wumva Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, nawe ugubwe neza. Reka nsuhuze kandi abantu muri bavuga ibwota amasimbi cyangwa se mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, abari Europe n'ahandi hose waba uri utari muri Afurika, nawe ugubwe neza. Reka nsuhuze n'abandi bantu mudukurikira muri mu bihugu by'Abarabu, hari abambwiye ngo ntabwo ujye udusuhuza, namwe mukomere cyane aho muri. Reka nkwihanganishe kandi wowe uri mu buzima bugoye butameze neza, ushobora kuba urwaye, urwaje, ibyo byose ni ibintu bidushyikira. Niba utameze neza wihangane ukomere. Umunyarwanda yavuze ngo buracya bugacyana ayandi. Bibiliya nayo irabivuga, ijambo ry'Imana ngo gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kuko rero mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Umukobwa ngira ngo wenda hari abasanzwe bamubona, araza kutwibwira. Reka tubanze twumve nijwi ry'amakuru. Ni meza. Umeze neza cyane. Umeze neza cyane. Cyakora ikintu kimwe nkunze n'ukuntu ijwi ryawe nyine bise byumvikana kuri umunyamakuru. Hari ukuntu iyo umuntu iyo wakire nk'abakobwa ahita yivugisha kumva akajwi karepfo. Nyine njyewe ndya amagi. Niyo mpamvu. Wow, amakuru kize. Ni meza. Urashimira Imana cyane. Amazina ninde? Nitwa Confiance Wimbabazi. Hanyuma Confiance tugusanze by'umwihariko turi mu mujyi wa Kigali, ariko hari abantu batazi wenda bifuje kumenya Confiance akora iki. Ndi umunyamakuru. Umunyamakuru. Ubu uri gukorera iki gitangazamakuru? Yongwe TV. Uri kuri Yongwe TV. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bakurikira Yongwe TV bakubona ni wowe uvuga amakuru. Ni njyewe yavuga. Njyewe yasoma Ni byiza cyane. Hanyuma ngira ngo wenda turaza no kugenda tuganira. Rero hari ukuntu umuntu nyine aba ari umukristo cyangwa akaba atari yabyumva, ntabyo byose bibaho. Wowe se bihagaze gute Confiance? Ngenda umukristo. Uri umukristo? Nkunda Imana. Ariko hari akaririmbo kavuga ngo ngenda umukristo ngo nzahora ndi, waturirimbiyeho gatoya. Ntabwo nzi kuririmba. Ndabikunda ariko ntabwo nzi kuririmba. Gusa abantu bagiye kwishaka ni 108 mu gushimisha. Uzi na nimero yayo? Ese buriya Confiance ukiri wenda mu myaka mitoya, ni nk'akahe karirimbo kajyaga kagufasha wibuka, ujya wibuka ukumva ukibuka nyine muri ya kantike cyangwa isanzwe? Nkunda indirimbo ya 22 mu Gakiza. Ivuga ngo iki? Avuga ngo Yesu Mwami niwe utubaza ati ninde numye mu murima wanjye. Nyine bagende bayishake bayibone. Niyo wakundaga cyane no kuva cyane? Ndayikunda n'ubungubu. Iyo numva mbabaye ndayumva. I mean nkayicuranga se hari indirimbo nyine njya numva abakoraliste bayikozeho, njya numva cyangwa ajya muri kantike nkayiririmba. Ariko ijwi ryanjye ntabwo ari ryo kuzana hano. None se tuvuge uyu munsi se ni nk'iyihe ndirimbo uri kumva cyane? Hari indirimbo ndi gukunda bayita Zaburi Nshya. Bayita Zaburi Nshya? Yande? Harya ya Ben na Chance. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi. None ariko ntungiye kuririmba.
ijwi ryanjye ryamena kamera kandi ndi kumva ari ryiza. Ni ukuri ntabwo nkubeshye. Oya rwose pe. Urabihakanye? Ndabihakanye. Ntabwo najya kwiyemeza ubuki nta muzinga. Hanyuma se mu kwa Yongwe kuva mutangiye gukorana, ubwo mwatangiye gukorana nyuma y'uko afunguwe? Oya. Twakoranye guhera na 22. Na nyuma y'uko afunguwe mwarakomeje murakorana? Ubundi se umubona gute, wenda tuvuge duhe ishusho ya Apotre Yongwe atarafungwa na nyuma y'uko afunguwe? Ishusho ubwo no kuvuga gute? Apotre Yongwe atarafungwa yari uwe wamubonaga gute? Apotre Yongwe afunguriwe umubona gute? Urumva murakorana, ngira ngo wenda urahirirwa, urumva kukuvuga amakuru. So rero byangora wenda kuvuga ku muntu cyane ngo muvuge kuva hasi kugera icyo koza nkora n'ibisigo, ndetse wenda ninzamukorera igisigo kazabyumva, ariko nuze kumbaza no. Oya nta kibazo. Mu buzima busanzwe nyine ubona hari cyahindutse se? Nyine urumva ntabwo byabura. Ntabwo byabura. Ako Apotre mu buzima busanzwe njye mbona ari umuntu mwiza, nta kibazo. Mubanye neza na mahoro? Cyane kuri umva n'abantu banzi n'inshuti zanjye abizi ko nta kibazo njya ngirana nawe. Ni byiza cyane. Hanyuma iyo umuntu rero ari umukobwa, urabona imyaka ugezemo, abahungu baba iyo bakubonye baravuga ati akanimero. Ubu bibona gute hano hanze? Kwaka nimero byo ntabwo byabura. Nyine bakwaka nimero, ariko nk'umukristo hari uwo mba nshaka. Hari uzi hano utazi? Oya abantu ntabwo bamubona ako kanya ngo umenye ngo ameze gute, ariko uko umuntu mugenda muganira, sinzi nimba n'abandi bijya bibabaho, ariko njyewe uko umuntu tuganira niko ngenda mumenya. Ahubwo ese afite karagiteri nkunda, afite izo nabasha kwihanganira, ko ntabwo abantu bose baba bari perfect, ariko ibyo nabasha kwihanganira it's okay. Ariko muri iyi minsi ndi single. Muri iyi minsi uri single? Ndi single pe. Uri decry? Ndi decry. Umva rero niba uri buze gutanga nimero, telefone irameneka. Oya abantu bazara kino kiganiro sinzi, ariko nkunda sinzi nimba platform yanjye nayishyira hano. Nkoresha urubuga rwa Twitter cyane. Twitter? Ubu isigaye yitwa X. Nigeze no, ariko nta challenge kari kagezweho. Nanditse nitwa Confiance Uwimbabazi, mfite imyaka iyi, ndashaka umugabo, mwaka utaha tukazakorana ubukwe. Byagenze gute? Nyine baraje DM ariko byarangiye nyine mbuze b'umugabo. Kubera iki se wamubuze? Ese ko nawe nabonye. None se abaje bose bari abagore? Nyine urumva baraje ako wapi? Ukajya uhora wapi? Nkajya mbona wapi? Gute se? Nyine ni impamvu zanjye. Ariko ubwo ntiwabubenga cyane mwa? Moya oya urumva ntabwo waje benshi nyine. Ariko biranunda it was a joke, ntabwo byari biri serious kuko nta challenge kari kagezweho. Hanyuma hari umunyamakuru nawe nkunda njyewe by'umwihariko, kandi ubona nyine ni umwe mu bagore kabisa b'intwari niko nabivuga, witwa Scovia. Uramuzi? Scovia ndamuzi. Yego. Hanyuma Scovia, impamvu njyewe mwemera nk'intwari, umuntu wagiye mu Burusiya bagitangira bino by'imirwano ajya gukora y'amakuru. Burya abagore hari abantu bavuga ngo ntibashoboye, ariko baba ari ukubeshya. Hanyuma ni umwe mu banyamakuru bakunzwe, sibyo? Nawe ujya ubibona cyane. Hari akantu rero aheruka kuvuga, aravuga ati mu rusengero, wambwiye ko usenga sibyo, hari ukuntu umukobwa aza akareba hano hanze akavuga ati ibi bintu ntibyazavamo abahungu ndi kubona hano hanze, nakasamutwe ntibyazavamo, akaza mu rusengero, cyangwa se akaba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Hanyuma yaza cyagihe kuramya no guhimbaza
agahimbaza ukabona ni sawa, donc gutura, imyambarire ukabona nyine bya bintu bigaragara inyuma ameze neza. Hanyuma rero yatanze urugero aravuga ngo hari uwo hari undi muhungu nyine wabonye umukobwa umeze gutyo, aravuga ati ariko watwara uyu mukobwa. Umukobwa nawe aravuga ati cyari cyanzanye n'icyo. Hanyuma barabana, ngo bakibana uwo munsi ngo yahise akura ivide, icupa ry'ivide mu igitanda, aravuga ati burya naruye. Hanyuma Kofia, wowe nk'umukobwa w'umukristo, ni cye kintu cyangwa ibimenyetso bishobora kukwereka neza ko uyu muhungu adashobora kuba yiyoberanya cyangwa umukobwa adashobora kuba yiyoberanya mu rusengero? Njye rero nk'umuntu nyine w'umukristo, wenda ntago bavuga ngo umuntu abirambyemo cyane, yego, ariko njye nakuze iwacu ari abakristo, yego. Rero ikintu njye ngenderaho, ahubwo ati uyu muntu hari ibintu Imana yaduhishe ku buryo ntavuga ngo biri 100% ndabizi ndabyizeye, ariko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mu nzozi niho ahantu hambere Imana iganira n'abana bayo. Yego. Nk'urugero Imana yaganiraga na Yosefu, nta muhanuzi waje ngo amuhanurire, nta. Njye rero iyo umuntu wenda aje gutyo, njye ndabisengera. Ndabisengera ubwo ushobora no kubona, ariko n'ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. So rero umuntu ushaka kumwigaho, ashobora kukiyereka iyindi shusho, umva, ariko ndakeka wabisengeye, yego sindabigeramo ngo menye abandi bose barimo byanze barabisengeye cyangwa ntabwo babisengeye, ariko ku ruhande rwanjye numva ko nta na rimwe Imana izigerima ibintu nashaka utayisabye. Utayisabye. Ntayisabye. None se ubwo wowe ntabwo wemera se ko abakobwa n'abahungu bashobora kwiyoberanya, akareba hanze akavuga ati izo nakinnye zirahagije, reka ngende, akajya yambara neza, wamubwirwa n'iki se? Ariko nanone nkeka ko iyo umuntu harya bajya bavuga umugani mu Kinyarwanda nimba wakamenyero watande wati, njye nkeka ko iyo umuntu yagiye ibintu abyita imikino, ko muzi Imana abamo umwuka, njye nemera itorero ry'umwuka, abamo umwuka. Nkeka ko ari umuntu yagiye ashaka ikintu ejo n'ejo bundi ashobora guhinduka, ko ni kenshi ugenda ukabona harimo abantu baje, ariko buri gihe iteraniro rirangiye pastor cyangwa umuntu wayoboye aravuga ngo ninde muntu utarakizwa ngo yakira agakiza. Sinkeka ko rimwe kabiri gatatu kane gatanu babivuga akanga gukizwa, sha nyine byaba bigoye ko yazahinduka, ngo nagenda nyine nkikorera uwo musaraba tu. Wowe ni ukuvuga ngo aramutse uhuye n'umugani, uhuye n'uwo musore waje yiyoberanya nka kuriya, akaza yiyoberanya akigira umwana mwiza, akaba rwose ku cyumweru mu materaniro gutura, ukabona ni sawa, hanyuma ukamugwaho nk'uko mukabana, usanze ameze gutyo, ugasanga mukimara gukora ubukwe uwo munsi akarara nko mu kabari, wabyitwaramo gute nk'umukobwa w'umukristo? Nyine nk'uko nari mbivuze mu kanya, njyewe nta kindi narenzaho, ko nawe naragiye mu murenge nyine nkarahira ngo tuzabana mu bino byiza, shabwo nyine yazanyicira nkapfa, undi sinjye wa mbere waba upfuye. Ubwo se ntabwo wowe wageraho ubonye bigoye ntiwamureka? Kuri njyewe divorce yangora ko ntabwo mba numva ngiye kuri njyewe nyishyigikiye, gusa abandi ntabwo mbaciriye urubanza ku giti cyanjye, ntabwo nyine njye mba numva nyishyigikiye, ariko nanone hari ikintu mba nekereza nkumva cyatuma nyikora. Nikiye kuko umuntu kunywa inzoga ho wenda nazajyaho nkabyakira, urumva, ariko marangi umuntu nkubita, ese we sinzi ko Mana yanjye simbizi, ariko byangora, kandi niyo navuga ngo ngiye gukora divorce, urumva, navuga ngo ngiye gukora divorce, abana banjye nk'abajyana, ubwo n'umuntu tuzana nabibona abyumve, abana banjye nta mwana namusigira, reka yakwirirwariza, ariko abana banjye nk'abajyana, ubuzima bwanjye nkunda abana. Ariko disi burya mwabahungu mwe mujye murebera mu barokore, burumva abakobwa b'abarokore bo baracyavuga bati nzihambira ntabwo nzagenda. Hanyuma se ubwo tuvuga n'urugero, noneho murabanye, ariko mu by'ukuri yari umwana mwiza, nibisanzwe umwaka umwe ibiri, wenda ku mwaka wa gatatu agatangira kuguca inyuma, wowe nk'ubu ukiri umukobwa uba wumva wakora iki? Sha rero hari ibintu nsa nkaho nakiriye, sindi bubivuge
nk'abantu bose ariko mbona kamere y'abagabo akantu ko guca inyuma katajya kabura urumva ariko hari nk'abantu nyine hari nk'umumama pastor wanjye nyine aho nasengeraga yego avugaga ati mu buzima bwanjye maranye na pastor imyaka iyi n'iyi ariko sindamubona sindanamwumvaho sha hariho abantu n'ijambo ry'Imana ravuga ngo haracyari ibihumbi 7 bitapfukamiye bayari amen ubwo rero hariho abantu bagikunda Imana abantu bagitinya Imana hari abantu basenga Imana aguciye inyuma wumva wakihangana sha nyine urumva umutima ntago wabura kubyimba ariko ngiye ikintu cyatuma mva mu rugo nkagenda sha umuntu wankubita pe nicyo cyonyine nyine nabyo byangora ariko nabyakira wabyakira hanyuma se tuvuge n'urugero noneho hari imvugo ziriho ubu abantu bari kuvuga ko umusore udafite amafaranga nta n'urukundo ngo ntiyagombye no kugira urukundo wowe byumva gute urukundo ruhuza gute n'amafaranga so rero ikintu cya mbere urukundo rujyaho rushaka ariko ubwo si ukubeshya urukundo rujyaho rushaka yarujyaho rushaka ushaka kubona umuntu rwose ukamukunda nta n'amafaranga afite urumva cyane rero ku bintu yego n'undi uyabonye ndamutse nkundanye nawe ayafite ntibyangwa nabi pe ntanabaho na neza urumva ariko nanone akantu ushyizemo numve ko wakumvise neza ndamutse nkundanye n'umuntu uyafite ntabwo byangwa nabi koze urumva aho ngaho twaba dukundanye ntabwo naba ari njyewe umukunze cyangwa se mwirukanyeyo kuri ayo mafaranga urumva ariko atanayafite mukunda why notice mukunda nawe nkunda twabana pe ko bajya bavuga wenda ku bantu bazi igifaransa ngo nta joteme ngo inzara itema amara ko birumvikana ariko ubundi baravuga n'ijambo ry'Imana ravuga ngo mukiri mu isi uzakubirwa inshuro 100 mukunda ankunda urumva dusenga ibintu byose Imana igomba kubiduha ego kumaranye nkajya kanyayabwira wa Mana we abana banjye baburare duha amafaranga pe urumva sha tukabaho rwose mu rukundo rwanye na mu mahoro ariko se hari akandi kantu bajya bavuga ngo urukundo ni impumyi wowe ubona urukundo ruhumye sha ukuntu rero ari impumyi nanabyemera ari nk'ukuntu hari nk'abakobwa bakubwira se biri seriye wiyishyurira inzu njye mfite wenda nyine ni urugero ubu ngeshere wanjye anyishyurira inzu ankorera umusatsi ariko Mana yanjye ugasanga nkanjye nk'imisatsi urumva ikagenda ikamara igihe utanayikora se ko abandi bagira abasheri ngiye bigenda gute ubwo ahita avuga nyine ni urukundo rw'impumyi rwanjyanye kuki ku muntu nyine wenda utagira n'ayo mafaranga boyfriend wawe we ntabwo afite ubwo bushobozi navuze ko ndi single hanyuma se ni mu by'ukuri wowe ubona ari impumyi bya nyabyo by'ukuri hari nk'ibintu rero ariko ukabona ni impumyi ariko ushobora rw'iminsi wanza wa mugani wa rwaramitse marinete gute se ko usigaye ubona ukabibona atari impumyi utakiri impumyi nka kera nka gute nyine usanga abantu benshi bari kureba profit ubu usanga ati uriya musore afite iki n'iki ugomba kumukunda urumva nyine bajya bavuga ngo abakobwa urukundo ntabwo rupfa kwanga ku muntu nyine yishimye yashatse ku muntu yashatse ntabwo rupfa kwanga ako se tuvugisha ukuri ni nk'akayi kantu cyangwa n'ibihe bihe wanyuzemo wenda mu rukundo ujya wibuka bikakubabaza ukavuga uti urukundo birisereka nkubwire naba ngiye kubeshya pe ndi imbere ya kamera urukundo rwose ntabwo mba numva narufite experience pe biriseriye ndakuze ariko mbona narufite experience nese ubu nta muhungu urakuriza kubera urukundo ukarira nkarira cyangwa ukarara utariye Mana yanjye reka ntabwo noneho Mana yanjye swe ngiye kuvuga akana ariko reka nkihorere katubwiye ikintu cyambuze kurya oya nka sheri wenda yanze kukwitaba ukavuga uti koko sheri wangiye iki kunyitaba oya nyine ashobora kwanga kunyitaba nimba ari ikintu nakuze nzi kandi numva nzakomeza ukumenya kwihanganira ikintu
buriya ufite wumva kwihangana ari umurimo cyangwa se ari umurimo ushoboye? kandi na Bibiliya iravuga urukundo kwihanganira byose rubabarira byose. So rero kwihangana ndumva mbigerageza pe. Nta muntu wivuga ibyiza ariko kwihangana ndumva ngerageza. Ndi umuntu ushaka gutomboka rwose pe, nkumva ndababaye ariko ngo umuntu navuze ngo mfashe umwanzuro sha umutwe wabyize byakugora. Reka reka biri seriye. Hanyuma se Confiant, hari ukuntu wenda ubona nyine wambwiye ngo hari abakobwa bakubwira bati ngiye boyfriend wanjye cyangwa sheri wanjye nkorera umusatsi, sheri wanjye akora ibi n'ibi. Mu by'ukuri ubona nk'abo bakubwira gutyo ntabwo wenda bibona biba bica mu nzira yo kuba bajya no mu zindi ngeso? Nta muntu ndi bujajinge pe. Kuko njyana umukobwa nzi inshuti yanjye boyfriend we yaramubwiye kandi shape uwo mukobwa ndamuzi turasengana. Njye ku ruhande rwanjye ndumva muzi cyetse niba hari ibindi ku ruhande amisha ariko njye ndumva muzi neza. Yego ndabizi boyfriend we yigeze kumuha $6,000,000 for free. $6,000,000? Ni umugabo ariko? Aya ntago ari umugabo n'umusore. Yazimuhaye ngo azikoreshe iki? Zishyire muri business. Ubu arakora? Barakora nubwo yabihinduye nyine akajya mu bindi ariko ewana yarakoraga arakora n'iyo business niyo yamuhesheje ako kazi kandi ako ari gukora ubu ngubu. None se Confiant, hari ikintu nshaka kukubaza. Tuvuge n'urugero nk'ubu ukurikije ukuntu ubukene busigaye buriho, ubona ukuntu amafaranga asigaye agoye kuboneka, ubona ukuntu abantu nyine bari kubaho ewana bibaza uko ejo biragenda cyane rwose. ubu tuvugishije ukuri, wenda uri kumwe na sheri wawe wenda akorera amafaranga make ariko uramukunda, noneho hakaza umuntu akaguha $10,000,000 ngo umuce inyuma rimwe, ntago wabikora? Ndi umugore cyangwa umukobwa? Uri umukobwa. Ndi umukobwa. Confiant bitekereze neza. Kambwire icyo kibazo kiragoye pe, sibyo? Asuwe mana yanjye. Ubu ngubu tuvuge nyine nta sheri mfite, tuvuge ndamufite, sibyo? Haje umuntu amaye $10,000,000 ngo umuce inyuma, nkabimuganirize se sheri simubwire. Urumva ko icyo gihe nawe nyine ngiye kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi nk'umuntu w'umukristo, ntabwo nabyemera. Ubu Confiant, mu by'ukuri umuntu agwaye $10,000,000 ntabwo wakemera guca inyuma sheri? $10,000,000 ubu tuvuga reka nkubwire ushaka kumva ayo mafaranga nkagenda ejo nkaza nzanye sida. Oya ariko ntabwo abantu bose bazizana. Nose wabyizera gute? Wenda akavuga ati baravuga sida ntabwo ipimishwa ijisho, sibyo? Wenda ashaka kuvuga ati tuziproteje. Nabibwirwa se n'iki? Oya akambwire njye ntabwo nabyemera. N'ubundi ubukene umuntu aburimo arabumenyereye sha rero ubwo nyine ni igenoto ariko ntabwo bamuca inyuma. njye nkunda n'umuntu rwose kumutendeka byangora. Basi se tuvuge n'urugero umugabo aje akakubwira ati rero Confiance naragukunze ariko mu by'ukuri ngende umugabo nifuza ko twakundana. Kanguce mu ijambo nimba ari ikintu cya mbere nirinze mbwira n'Imana sishobora gukundana n'umugabo ufite umugore for really. Kandi aribo ngo bagira urukundo ruryoshye kugusohokana. Ruryoshye ubwo ni urukundo. Njye nabwiye Imana nubona icyo kintu nyikoze ntuzabure kukinyitura. I can't do that. Ntabwo nagikora. Ubu haramutse haje umuntu akaguha $50,000,000 se kuki uri kubarira mu mafaranga ubundi? Nuko amafaranga rega buriya amafaranga ni umuzi w'ibi byose niko bajya bavuga. No isi kuki ushaka ko mbyemera kandi nabihakanye? Oya ndi kukubaza ariko nabihakanye rero ntabwo byakunda umugabo ufite umugore. Imana yanjye ni ukuri ko Imana mugendera kure. Sindi imbere y'Imana, sindi umukristo. Shabiri seriye pe. Umugendera kure? Nagenda rwose nkabwa kuri uwo musore tukabana inzara ikatwica urumva, ariko oya umugabo ufite umugore ndabyubaha rwose. Noneho se tuvuge n'urugero umaze gushaka, sibyo? Uri kureba ubukene buri mu rugo abantu ukabona ni danger,
ko nawe rero rikundaga ubukene se wavuze n'ubukire. Impamvu abakobwa benshi iyo bakubwira ko ikintu gituma bajya hariya ari ubushobozi bwo kuba kwiyitaho. Hari umwana w'umukobwa ukubwira ati njyewe papa, njye nabonye umukobwa wakoze icyo kiganiro aravuga ati papa ntarabasha kungurira na wa mwenda wanyu w'imbere ugura 2,000. Urumva biba byoroshye kandi nawe akeneye gusa neza. Noneho tuvuga n'uruyo impamvu rero mvuga amafaranga nuko ari cyo kintu akenshi kiyoboye. Kandi uretse no kubeshya ubu umuhungu aja kugutereta nta kazi afite wapfa kwemera. Ahubwo no kukubaza ngo ufite akazi byangora. Ubwo utabinyibwire mana yanjye nukuri ntabwo nabishobora kukubaza. Confiance disi ni intama. Oya ntabwo ari ubutama biri seri. Undareba nkavuga se mana yanjye ndamubaza ngakora iki. Sha nyine nkabibura pe. Nyine nkabura humera. Noneho se ahubwo nyigisha nka strategy najye nkoresha. Reka nkubaza akabazo. Umuhungu usenga akennye. Noneho n'umuhungu udasenga ariko afite amafaranga. Bombi bakaza kukurambagiza kandi bafite urukundo. Wahitamo wowe. Kandi bafite urukundo. Umwe ntasenga ariko afite amafaranga. Undi ntasenga ubwo kuruhe rugero nyine. Donc nyine ibintu by'Imana. Akubwira ati ibyo bintu. Nubwira nk'ibintu nyine yaba akora ewana. Iyo umuntu adakijijwe se ntubyumva. Hari ukuntu umuntu aba adakijijwe ariko ari ingeso nziza. Ari ingeso nziza. Gusa umuntu udakijijwe ari ingeso nziza no kuvuga iki? Abaho umuntu akaba atajya mu rusengero nk'abantu bavuga ngo ngiye sinatanga icya 10 urumva ahubwo ngo nagenda nkareba abantu bo ku muhanda nkabafasha urumva ibintu nk'ibyo. Oya ni wa mungu umupagani mu mabuwata ajyayo ibintu byose we ariko afite uburyo yabonye amafaranga. Noneho akaba n'undi usenga ewana buri munsi asenga nta kintu agira. Wahitamo uwuhe muhungu muri abo bombi? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni muri Zaburi ndakeka urumva ngo kuva nabaho sindabona umukiranutsi urumva urubyaro rwe rusabiriza urumva siko bivuga. Ubu nta muntu urabona koko umukiranutsi. Biri seriye nshobora gukena nk'ako umuntu 2,000 bibaho twese ariko ni ikintu aho ngaho Dawidi yarashatse kuvuga urumva nta muntu usenga by'ukuri urinda saza ataragirirwa neza n'Imana. Maze nanjye ugana gutya mba narabonye neza y'Imana kandi hari abantu baba bakuze kakubwira akakuganiza akagubuhamya kavuga ntinye Imana urumva ariko ikintu nizera cyo nuko nta muntu uzakora Imana uzikorera amaboko cyangwa se ngakorwe n'isoni. So rero aho ngaho ikintu nagusubiza wa muntu asenga by'ukuri. Si wambwiye by'ukuri ntabwo wambwiye ngo yiyoberanye cyangwa iki. Asenga by'ukuri ukuri nakurikiye umuntu usenga by'ukuri. Ibyo ni ibintu ndi guhamanya n'umutima wanjye. Oya wivuga ngo ese iyo urebye noneho abakobwa hano muri Kigali n'ahandi ubona imyitwarire y'abakobwa itanga icyizere cy'ejo hazaza ko wenda bazavamo abamama. Si abakobwa bose ariko ubona itanga icyizere cy'uko ejo dufite abamama bazima. Hari ikintu uvuze ngo ntago ari bose nyine sha nyine nanjye hari igihe ndeba nkavuga mana yanjye ko ndeba bizagorana urumva ariko nanone bitumenya ko ntago ari bose. U Rwanda rw'ejo rufite abamama rufite abakobwa bazaba mama beza urumva kimwe nuko nese tuvuga abamama bose ngo bariho bari perfect bose hariho abatari perfect hariho n'abari perfect. Rero n'u Rwanda rw'ejo nuko bizagenda. Ngubona ntago manuye ariko ntabwo hanuye. None se mu by'ukuri iyo wowe hari ukuntu waruvuze uti nanjye hari ibyo ndeba nkabona bizagorana nk'ibyo ubona wowe bizagorana ubona ari nk'ibihe? Nawe wabivuze ngo iyo urebye abakobwa b'iyi minsi urumva sha cyo koza hari nk'umukobwa twigeze kuganira ambwiye ati ngiye rwose bimeze gutya na gutya nawe oya wishaka ngo mvuge ibintu byinshi urumva ngerekanganishe ku kintu warumbajije no sha turaganira nyine nabonaga ari wa mukobwa ewana mbona nawe ko umumama bizagona ako tuganiriye
sha numva ahubwo ni wa muntu uzita ku bana be uzakora iki mana. Ndavuga burya kami ka muntu n'umutima we. Umva nitukajanjinga umuntu uko umureba inyuma uvuge ngo hari nk'igihe sinzi nimba wenda ari ugusebya. Ngiye nakoreye muri ADPR. Ngiye mvuga ko ahantu nuyenuranye na ADPR. Avuga reka nje muri nibature. Cyako cyumweru ko bagira iteraniro rirangira saa 4. Tari nyine nigira mu kandi kazi nyine. Navuga nyine ahandi hantu ncuruza tu. Avuga reka nyine nsenge rirangira saa 4 and then mite nigira mu kazi. Sha nyine wagerayo ukabona kubera imisatsi. Wagerayo nyine wagerayo kubera imisatsi kubera iki ariko urumva ntabwo wagenda wambaye nyine ibintu bigufi nawe ugiye muri ADPR ariko si imisatsi ako kanya wayogosha kandi nanone kugenda nyine ingohe zanjye urumva sha nyine nkagenda nirinda gukabya ariko nkagenda aho ukabona abantu bose niwe barangariye avuga mana ukonje kugusenga bino bintu biratuma nsenga koko ariko nyine ukavumiriya ukavugana abantu nyine mudahuje imyemerere ugomba kubyakira rero ntabwo kumbwira ngo ubonye umuntu gutya physically wise umujudginga wapi kabisa. Hari n'umuntu wavuze ngo reka mbivuge mu mugani w'ikinyarwanda ntukabone ifundi wita umwana w'inyoni. Ntukabone ifundi ngo wita umwana bishatse kuvuga w'inyoni. Nshatse kuvuga ushaka kubona umuntu urumva yiyambariye nyine utwenda nyine tuno tugezweho urumva ukavuga ewana uriya mwana ni indaya ni bici nyine ibintu nk'ibyo kumbe ntabwo ni na wa muntu wifitiye umutima mwiza pe urumva ubwo bakomfiya umuntu yaba yambaye ubusa ukavuga ko umutima wambaye umutima wambaye si umutima uhabanza kwambura umutima burya bibanza kuba mu bitekerezo noneho bikagaragara inyuma nyine ko uwariwe. Uretse ko hari n'umuntu ushobora kuba yambaye iby'inyuma ariko mu mutima yambaye ubusa abakiri kurwana no kugira ngo yambure inyuma. Ibyo ngibyo rwose niyo utabivuga wari kumbabaje. Ari nk'abantu nyine baba biyambariye niyo myenda miremire n'iki n'iki ariko ugasanga afite mukushi gasanga afite aya nyine ngiye kinango nishatse kuvuga nuka judging umuntu nyine bitewe nuko umubona. Konfiya hari akantu rero kari mu mujyi wa Kigali sinzi niba nawe warakumvise ku bantu b'urubyiruko bamwe na bamwe ngo bari kugerageza. Hari kubera ukuntu abantu bari kubona ingo ziri kugenda nabi ngo hari ukuntu bari guhitamo mukavuga muti tugiye kuba tubanye wenda amezi 6 tubana mu nzu hanyuma twigana imico turebe nitubona byavamo tuzajya nyine tuzafata decision yo kubana byeruye nyuma tunasezerane tunabyare. Mu byukuri wowe ukurikije ko abantu kwakundi twabivuze ko abantu bajya biyoberanya wowe ubyumva gute kuba umuhungu n'umukobwa bashobora gupanga bakabanza bakabana bakigana imico hanyuma babona bizavamo bakajya basezerana ku bana byuzuye? Sha rero njye ibyo ngibyo umuntu wemera Bibiliya umuntu w'umukristo ntago mbyemera. Umva buri wese afite uko abyumva buri wese afite uko yumva buri wese afite imyumvire ye ariko ku giti cyanjye nese Imana yo ni ikigoryi yavuze ngo uzasiga so na nyoko usange nyine ugende ubane n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe urumva icyo gihe rero gusiga so na nyoko icyo gihe washatse kuvuga nyine n'ugukora bwabo uko ukanabasezera biciye mu mucyo biciye mu mucyo n'Imana ikabiha umugisha no kugenda mu kabana sha ntago mbizi ariko uruhare rwanjye navuze ko ntabyemera. Noneho tekereza reba divorce ziriho ujye ubona ukuntu ari nyinshi ubona ukuntu abantu bameze none se buriya ntibishobora kuba igisubizo? Ushaka kuba igisubizo ariko se sinzi ndabiretse ariko sinzi kabisa kuko ugendeye kuri ibyo bya divorce byo
n'ababyeyi bacu kera umva baragendaga noneho utanamuzi utaranamubonye bakamukuzanira bakamushyira mu kabana kandi twese ndakeka benshi dusanga ariko byagenze nubwo kuri nge wenda atari ko byagenze icyo gihe hari hatangiye kubaho iterambere ariko niko mbyumva niko amateka tubwira kandi ndakeka nta divorce nyinshi icyo gihe nta nubwo basenyaga kera cyane nk'ubu ngubu rero ahubwo wenda hari akantu wagombaga gukomozaho sinzi abenshi numva ngo bari kugenda kubera imitungo agahita badivorsa kubera imitungo kugira ngo bagabane ariko ibyo ngibyo ni inda nini urumva ntago nkeka umuntu mwakundanye urumva kandi bivuga ko urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose nkeka ko umuntu mwakundanye mwagenda mukabana urumva na bya bintu wenda mukazagenda mubishaka urumva ariko inda nini mana yanjye ukagenda ngo muragabanye no sinzi nicyo narindi kwerekezaho urabona mu minsi ishize hari amakuru yagiye atambuka hano hanze bavuga ko bari kwiga itegeko ry'uko nibura gukora divorce bigomba kugira imyaka hanyuma ngo kubera ko bari kubona nyine ukuntu abakobwa cyane cyane igitsina gore kiba gifite target hanyuma wowe nk'umukobwa ugeze mu myaka ushobora kumva wakubaka urugo uba wumva byo gusezerana ivangamutungo cyangwa ivangamutungo risesuye cyangwa ivangamutungo muhahano wowe waprefera iki sha rero shingiye ko urukundo akenshi ari icyizere njye nemera ivangamutungo risesuye ejo ndi na Osakimu yabivuzeho kuri Twitter kuri X avuga ngo nese ngo bakuyeho iryo vangamutungo aho ndi kwibuka neza ukuntu yavuze urumva ariko njye nkeka ko icyo kintu leta irimo irashaka gukora iryo divorce igira igihe runaka ibyo rwose nabishyigikira urumva babantu nyine bafite target byibuze akabanza akaba yanaba no muri urwo rugo urumva imyaka aka kanya amezi 2 kumva abantu bari gukora divorce kumva birababaje cyane nawe watashye ubukwe ukumva urababaye kandi atari nawe byabayeho ariko abantu n'ubundi bazanye urukundo bakomeje urwo rukundo berekanaga muri fiançailles bagakomeza bagakundana nkeka u Rwanda n'ubundi rwakomeza kuba rwarundi twasanze mpamvu vuze ngo twasanze nuko twebwe tutasanze hariho divorce nk'iziki gihe ariko se buriya tuvuga n'urugero uhuye na wa musheri wawe akakubwira ati rero sheri wanjye rwose ngiye nshaka ko dusezerana ivangamutungo muhahano wabyemera ivangamutungo muhahano ubwo ni cya gihe ibyo mukoze byose mwarabanye ari bwo akaba ari byo muhuriyeho rero aho ngaho njye mba numva hazamo umwiryane pe gute urumva gute nyine reka impamvu navuga ngo hazamo umwiryane none se ari gihe ngiye nk'umugore zafunguza konte ku ruhande urumva avuga reka njye nshyiraho urumva tuzavange njye mfata nimba wenda tuvuge mpembwa 300 n'urugero sibyo njye mbitse 100 ku ruhande ande nzane desa ariryo tuvanga urumva mu mwaka se ntazaba ninjije ariko kuko urukundo njye nemera rushingira ku cyizere numva ko bagiye babana bakundana ibyo bintu ivangamutungo muhano njye byangora ibyo nemera niririye rusange cyari sesuye wowe wemera ivangamutungo risesuye none se ko abahungu bavuga bati usanga twebwe umuntu aba yaragerageje agakora hirya hino akirya akimara kugira ngo nyine umukobwa donc bigende neza mu rugo ati umukobwa yahagera agahita ashaka divorce urumva bashyizeho ko kuvanga umutungo muhahano ari byo abantu basezerana bitaba igisubizo biterwa nawe nyine n'uwo arimo arakunda
urumva ariko se ariko hari n'abahungu rero barimo barabigira urwitwazo cyane urumva akavuga ngo ngiye mba nakoze yego nyine simbihakanye ariko urebye natwe tuba twaraje no mu kazi kubera gushakira n'ibyo byiza byaba nese ubu tuzaba tubana mbone yabuze minerivare y'umwana ngiye mbure kuyitanga ese ntabwo twakwicara tukavuga ati ngiye ninjiza 100 ni urugero aya ngaya azajya haha nawe wenda uzajya ukora ibi n'ibi ibyo ni ibintu byumvikana ariko hari abahungu barimo barabikabiriza ubwo reba nka wa mukinnyi ngo wanditse imitungo ngo kuri mama we urumva navuze nk'uyu mugore kweri nyine nge karanambabaje pe gusa nawe abahungu bose babishyigikiye urumva babikomeye amashyi ubundi ngo uyu n'uyu ariko si ubwo biri seriye ubundi ubwo mujamani kundega iyi mitungo turwana tuzapfa tuyisiga ariko urumva we aba yarabanje kubira icyuya noneho wowe waza ukaza nyuma y'amezi 2 ati reka nguhe urugero ntiwumvise wa musore hari iwanyu Nyamata aheruka gushaka hatarashira ngo n'imyaka 2 yari afite imitungo myinshi babakoze divorce umukobwa bamuha igice kimwe kiri hejuru ya miliyoni 100 ngahibaza ariko nubundi nkuko nakunze kwibanda kuri Bibiliya Imana yabwiye ntuza Adamu navuga ngo uzarya wiyushya kuye urumva rero nyine abo basore bamenye ko n'undari inshingano zabo sibyo ikintu ndi buvuge ntibanyumve nabi kuvuga ngo ni inshingano zabo undi umugabo yagakwiye nyine guhihibikanira urugo urumva nanjye nawe mfite ako kazi urumva kandi nanjye ntabwo nakwishimira kwicara mu rugo nafite akazi urumva nanjye nkahibibikana nimba ari no guhibibikana tugahuriza hamwe urumva tukareba icyateza imbere urugo rwacu urumva n'umuryango wacu babana nibakura bakabona papa arikubira mama arikubira nese turimo turabaremamo si cyekera ejo nejo undi umwana arumante wanjye yajyaga nyine nk'uko nguko urabona abashyitsi baza mu rugo urumva agahereza nk'umwana nk'igihumbi n'urugero ubwo wenda nk'umwana agahita agenda akiguriramo nk'amandazi ewa nanti yaragukubitaga kubwa ati uwo ni umuco mubi ejo nejo bundi uzagenda ubona amafaranga nyine ako kana karagahungu uzagenda ubona amafaranga ugenda uyarire mu kabari umugore n'abana bishwe n'inzara urumva cyo kintu ndagishyigikira cyane koze urumva nimba abonye amafaranga naze asharinge nabashiki be cyane abari umunabe abaze se tuguremo iki wenda umwambwe ndagura biscuit ndashaka biscuit nyine bareba icyavamo umva ibyo ngibyo no gutoza umwana neza sibyo kamenya ejo nejo undi ninashaka nkabona ayo mafaranga nzaza nicane n'umugore wanjye tugira n'inama cyakora ayo mafaranga cyakoreshwa kuri ayo mafaranga so rero nyine n'umugabo n'umugore nyine nkeka ariko byakagwiye kugenda no kuri ubona ari byo byakagombye kuba byafasha abantu none se Konfia wenda tuvuge n'urugero nk'ubwo wenda murashakanye cyangwa se wenda abo bangabo bavuga bati ngewe target abari imitungo ubona atari bo bica urukundo rw'ubu nyine n'ubundi niyo mpamvu navuze abantu bagabanya inda nini sibyo nimba narakuze umubyeyi wanjye ntoza iga kunyurwa nawe nyurwa n'ibyo ufite wenda nubona n'uwo muntu ubifite ntabwo byakugwa nabi byaba ari byiza ntabwo byagutera inzoka pe urumva ariko mu gihe ubonye uwo ukunze urumva kandi nkeka tugiye tubana n'abantu dukunda pani ibintu by'imitungo ni ntabwo izi ngo zakomera cyane kurenza gukunda imitungo Ega hari urukundo nakubwira urukundo rwihanganira byose umuntu umukunda ariko gukubitanaho hapi urumva umuntu umukunda kandi gukubita urumva urukundo rwihanganira byose ariko inkoni ntago zirimo wa muntu wewe oya hapi awe Konfia wigeze ubona umugore bakubise se akaba ariyo mpamvu byaguhahamuye kwicecekeye narabibonye akubanza byaraguteye ubwoba cyane sha muntu gukubita akibaze warabyaye ufite abana sibyo
umwana uri kumuhanira ikosa yakoze ejo nawe umugabo akaza akaguhondagura urumva noneho ni hahandi n'umwana atangira kukubahuka kavuga ati n'ubundi na papa aragihondagura urumva sha rero shaka gukubitwa niyo mpamvu mana yanjye shimira perezida wacu mana yarakoze guhereza abagore ijambo no gukuraho ikintu cyo gukubitwa kandi abagabo barekarama bavuga ko ahubwo aribyo byatumye ingozi abagore bananira nahise kubakubita akubanza utekereze abagabo nabo bazajya babanza batekereza umugore yaragiye ajya ku gisi mana none iyo bakubwiye ukuntu kiryana wowe wumva ugize ubwoba yaraherekezaga abantu nyine naherekeje umuntu agiye kubyara yesu we navuye nabitinya urumva none ukareba umuntu wagiye amezi 9 noneho n'undi arakuganiza ati naba wenda kubyara ubu icyo gise kirakurya ukamenya ko ugiye no gufata umwana sibyo ariko si ubwo uwo mugabo sibyo araje agukubise wamubyariye 1 2 3 4 5 nta nabihaye n'agaciro shawa niyo mpamvu mvuga ati njye abana banjye mana uzabajyana umwana wanjye azarerwa n'undi muntu ari uko napfuye reka ibaze nk'amatama meza ufite umugabo akayashyira burushya ibyo byihorera hanyuma se turi kugana ku musozo Confiant hari ikintu cy'inkwano nacyo abantu bari kudisikitaho bakavuga bati umwana w'umuhungu nawe aba yarezwe n'ababyeyi bigoye no kujya gushyiraho umutwaro umusaraba wo kujya gushaka inkwano biragoye bakavuga bati inkwano yagombye kuvaho wowe byumva gute shawe ya pe inkwano ntibayikureho ndi dekaraye mana yanjye rwose ndi dekaraye ngiye bazankwe urumva sha nyine inkwano aho nayivugaho byinshi urumva ariko ngiye bazankwe urumva wenda ikintu inkwano n'ubundi yahozeho sibyo nishimwe n'uwo mubyeyi kandi ega n'undi umukobwa baje kwagura umuryango none se tuvuge n'urugero umuhungu umubyeyi w'umukobwa we ntabwo akwiriye ishimwe nako w'umuhungu ariko n'undi erega baravuga umwana se umwana kukitwa uw'umugabo kandi mwaramubyaranye ntabyo uzi se ushatse kuvuga iki Confiant baravuga ngo umukobwa ngo abagiye kwagura umuryango na kenshi abantu kera bangaga kurihira abana b'abakobwa baravugaga none se ubundi ngo ko uzagenda kwagura umuryango w'ahandi urumva nyine bishatse kuvuga ko umukobwa abagiye kwagura umuryango w'ahandi sibyo reka maze bivuge ibintu sibyo neza ndahera oya ariko njye bazankwe gusa nta kindi ariko se ubona ababyeyi b'abahungu bo batabirenganiramo babirenganiramo ariko ni umuco nabo barabakoye bajye babimenya mwese ubu noneho uravuze uti bazankwe none wa muhungu abaye nta bushobozi afite bwo gukwa ntabwo wakemera nta bushobozi bwo gukwa afite ese yewe namugora erega nibyo mpamvu nakubwiye ngo kwiyemeza ubuki nta muzinga fazari nagenda tugakora umurenge tukabana ubanza ufite umutima mwiza oya nta mutima pe hanyuma turi kugana ku musozo ni iki wabwira urubyiruko rwabo rw'abakobwa n'urw'abahungu iki gihe ukurikije uko bibona ubwo kijyanye se ubwo ubwire n'ababyeyi nyine ikintu cyo kuzamereye ku babyeyi sindaba umubyeyi ariko ababyeyi bagiye bahereza abana umwanya baganire ko mbona ko iyo umubyeyi atashye yigize intare abana bituma bajya kuganira n'abandi bantu ugasanga naho havuyemo ibindi bintu bitari byo yego urubyiruko nabo bige kunyurwa urumva nyine nako twige kunyurwa nanjye ndimo twige kunyurwa so uyabonye it's okay utayabonye wakwiga kubana nabyo pe ariko se Confiant hari akantu kitwa Snap harya ni Snapchat Snap ubona ukuntu itwika itugira inzobe pe itugira inzobe banza n'amafoto menshi mfite araya Snap noneho akaba n'ibindi bya make up
bya makeup. Hakaba n'ibindi byaje by'amataye byongera amataye. Ubona biriya bintu bibona gute? Ubona hari icyo bifasha urubyiruko, birarwangiza? Mu by'ukuri we mu mboni zawe bibona gute? Cyabwo babyongera. Urumva snap niba ihari urumva ega umuntu yifata agafoto ngabone nyine ari gusa neza. None se ubwo waba ari wowe? Nahise hari undi wundi baba bashyizemo si njyewe. Snap ngira inzobe ewana nka postinga nkabona ni sawa. Nabaye ikizungu. None se ubwo kandi bari kuvuga ko biri gutera abakobwa amadepression kubera ko akareba undi wo muri Snap uwo muri foto ya Snap akanireba ubwe akabona n'abantu babiri babaye depression. Nago ngende kubyemera neza depression ikaze. Icyo ndabihakanye. None se reka nkubaze Confiance, wenda tuvuge n'urugero umukobwa ari yifotoje Snap, hari ukuntu Snap kabisa iguha ruku ya danger. Wowe ngo ukareba wowe ubwawe na ya foto ya Snap ukabona biratandukanye. Urumva ibyo bitashobora kwangiza ubwonko? Ari ibyo bya depression byo nanjye umva narabaye inzobe pe. Urumva barashatse amavuta nkigira inzobe mana yanjye nkikuraho kino gikara cyanjye. Urumva ariko Snap nyine umuntu ari fotora kugira ngo yishime. Erega baravuga ubaho rimwe ugomba kwishima. Urumva ewana Snap nkayifata makeup wenda nubwo ntabwo nzi kuzitera. Urumva ako nazo ninzimenya mana yanjye nzajye nzisiga. Ese ubwo tuvuge n'urugero Snap cyangwa wenda n'izi mbuga nkoranyambaga zindi ziri kuza, ubona zitagira ikintu kinini zangiza mu rubyiruko? Ujya ubona ngo hari n'ukuntu zigisha, ukabona wenda yohereje sheri we akavideo yambaye ubusa cyangwa udufoto yambaye ubusa. Ubibona gute ikoranabuhanga n'urubyiruko iki gihe? Ikoranabuhanga ryo nta nicyo twariburanaho. Urumva rirakenewe ahubwo rinaniyongere kurenza ahangaha. It's okay. Byaba ari byiza ariko wenda ibyo ngibyo ngo by'amafoto ngo umuntu yambaye ubusa niyo mpamvu navuze ngo kamikamu n'umutima we sibyo. Unese umuntu ntago unyeka ko ari bose. Urumva we nyine ubishaka azabikore. Urumva ariko ntago ngiye ku giti cyanjye nabishyigikira. None se ubwo tuvuga n'urugero wifotoje na Snap, hanyuma uwo mutipe ararebye kwa kundi postinga aravuze ati uyu mwana wamwe uretse ayareba akabona abantu uratwika akavayo hirya akavuga ati ngomba kugushaka. Mwahura akavuga ati baraguhinduye se ni wowe nabonaga si wowe. Ubwo wumva Snap uko ikora neza? Aka ari byo bya Snap na kamera bazica kuko kamera nizo zisigaye zigira ngo musigaye mujya muri photoshoot. Muri photoshoot ariko nyeka ifoto ya kamera ni foto isanzwe. Hari n'umuntu yereza ifoto ngo ifotoze ngo na kamera isanzwe nyine ya telefone. Urumva nyine terwa n'umuntu ko yabisabye. Hari nk'akane ejo ndikambwe nyine na agatini karambwiye ngo shango uyu mukobwa kari kumunyereka nyine ngo umva ngo twarahuye. Urumva ngo shango nzi ngo ni inzobe. Ndamwise mwahuriye nyine ko mbamona ari akana. Nambwira ngo shango nago abimenye ariko ngo nari nzi ngo ni inzobe. Ndamwira nyine Snap yaragukoshona. Mwese ubwo gukoresha Snap kuko ni byiza Confiance? Ahubwo hari nk'akantu kaje ka Photorab ngo uko kari gateye ubwo. Gawe Photorab najyagamo bakahamindura imyenda bakahamindura yeswe. Ubundi ako umuntu nahita abibona. Umuntu ahita abibona sinzi ariko umuntu ahita abibona. Ifoto yanjye ya Snap nzayiguha uyishyire mu kiganiro. Uze kuyumva ushobora kuyibona ewana ukabona ndi inzobe pe ariko rwose muzima musanzwe nsa gutya. Ariko ntabwo wirabura cyane? Ntabwo nirabura cyane ndi imibiri yombi ariko nyine Snap yo ngira inzobe pe. Hari ibindi bintu biri hano hanze bivugwa turata dusoreza aho ngaho by'aba boss lady, hari n'ibindi byitwa abasirey queen. Ariko cyane cyane wenda tuvuge kuri biriya by'aba boss lady. Buriya se ubibona gute? Ukajya kubona ukabona umukobwa atunze telefone ya miliyoni 2 atagira akazi, ukabona umukobwa
yambara neza guhera ku wa mbere nta kazi ukabona even hari n'abafite amamodoka hari n'abasigaye bagira amazu biriya bintu byo bibona gute nk'umukobwa ahubwo nanjye bazame telefone nanjye ndayishaka aho rero ariko ngo irabanza ikakuvuna umugongo nahise wowe ko nyine ubizi barazi bimbaza ngo nahise nongereye iki ni gift nyine baba babahaye nese umuntu bazamuha gift agire nese ubwo hari umuntu waguha telefone y'ubuntu ya miliyoni 2 ku buntu gusa ko nakubwiye bahaye miliyoni 6 se akuvugishije ukuri ni sheri we biri serious rido simanitse ikiganza biri seriye niko bimeze yari sheri wamuha miliyoni 6 ahubwo kandi sha ako ibindi none se confia abahungu benshi kubibizi ko babakishakisha yakuraho ubushobozi bwo kugurira umukobwa telefone ya miliyoni 2 wafite Tekino baya nanjye mfite Infinix ahubwo byaranze nawe uri gushaka iPhone ese nayanga nase ubwo uhuye n'umugabo akakubwira ati rero turareba umugabo wubatse se wenda ari umusore ariko akakubwira ati harashye nta byo gushya byo byihorera nzayihabwa muri gift kandi it's my promise ako se kubera iki abakobwa b'Kigali banyotewe na iPhone umukobwa wese iPhone irafotora ndetse ko yete icyo kiba kigambiriwe cyane urumva ariko iPhone ni telefone no kuri mane heja confiance iPhone yimepe ndayisengeye mu izina rya Yesu amen ariko ubona ibingibi byo kwerekana ubuzima inyuma bukanga noneho kandi mu by'ukuri mu bigaragara nta n'ubuhari bitangiza urubyiruko confia ubuzima bukanga n'abandi bajya gutira imodoka se bakajya gutereka oya tuvuge n'urugero abo ngabo usanga duhereye kuri ibyo byo kwifotoza bakoresheje Snapchat cyangwa se akaba yitwa ngo ni boss lady akaba ntakazagira ari ku bintu byose ubuzima bamo buhenze buriya ntabwo bijyangiza urubyiruko abandi urubyiruko rukiri rutoya bakavuga bati nanjye urubyiruko rutanyurwa ariko kandi naho ngabo babigira badafite akazi ahubwo bafite ubwenge no se nyine bivaye ko nyine n'ubwenge nabwo biri seriye nubwo n'ubwenge akibaze gutunga imodoka nta kazi gutunga iPhone nta kazi wambara neza nta kazi ibisuko nta kazi bana bafite ubwenge pe bafite ubwenge naho ubundi abo ngabo babareba bakagira depression y'umugani wawe so bakende babigisha ubwo bwenge da ese nge nareba umuntu nkavuga afite iki urumva nese why not se mfite ira telefone imyaka nyimara y'imyaka 4 urumva ubwo se kuki se ntagize depression ngo mvuge ngo wana ngomba se mfite inshuti nyinshi zifite iPhone zifite ubuzima bwiza pe ariko mba numva nyine ikintu ntapangiye kitaza nyine ikintu ntapanye ngo uyu munsi ngo nzagura phone hari gihe napanze nzayigura ariko inaza ari gift nzayakira okay hanyuma ngira ngo mwabyumvise twaganiriye na Confiance kandi kuva ari umunyamakuru tugiye kujya tumwifashisha kenshi cyane cyane mu biganiro nk'ibi by'urubyiruko wenda nazajya abafite umwanya n'akazi mwumvise ko akora kuri Yongwe TV hanyuma abantu rero mwifuza contact ze rwose ntazo tubahaye hano sibyo Confiance ahubwo uyishaka uzajya unyuraho azajya kwandikira hanyuma mubaze namba uburenganzira nta kibazo hanyuma dusoza ninde mugore ufata nk'icyitegererezo of course ni first lady kubera iki urumva yadutekerejeho nk'abakobwa tekerezaho nk'abamama nyine nawe arabatekereza bazana Imbuto Foundation nyine ni ibikorwa byinshi bifasha abagore n'abakobwa nyine nawe ukabona ari hariya akora nyine nka role model wacu urumva nawe ukumva ushatse kuba nkawe kavuga wawe noneho mu banyamakuru nkunda Gloria Mukamabano n'igihe ngenda nkasoma nyine nkumva uburyo ari kuvuga no najya gukora amakuru nkamwigana no mukanya nkahita amenya ko atari nkahita nyine nsubira muri to yanjye ariko nyine nawe ndamukunda umukobwa n'umumama utuje w'umuhanga sivuze ngo n'abandi si abahanga ariko nyine ndamukunda buri wese agira umuntu akunda
Glory, turagushimiye, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze ibane nawe, kwifuza kwawe guhazwe nayo. Hanyuma ngira ngo nitwongera kugukenera uzatwemerere tukubone. Nta kibazo, murakoze. Murakoze namwe. Yego namwe.